Gasuna iki gasuna reka muririmbire wenda twava muri no muto mukunzi turi kumwe reka nguyisezerano mfite ku mutima impamvu turi kumwe nuko ari wowe Imana yaremye mu rubavu rwanyu mukunzi nzaguhoza amarira yose warize tutaramenyana shema ryanjye nzakurinda icyakubabaza nzakubera imfura ndetse nkagucura nsigaye ntameze neza kubera stress z'akazi. Sinzi niba rero wewe hari icyo byaba byaraguhungabanyije. Ntabwo byabura umugabo nkunda, gusa nyine nawe ndoka ukeye uranshaka. Umurimo uzi ko njye nawe twasezeranye kubana akaramata ko tuzabana ubuziraherezo. Yego isezerano nagoye kucyumva ko narenga wankuye ku muhanda aho nari nandagaye ndinda. Ose, nzana amazi mutari n'inyimu. Wasi, nayumvise yarayivuye muri kaminuza twaramoga kweli. Asabe usintensaga buriya nakundaga gukora washatse kumenya ikibazo. Sabe nyine umwihariko wawe ubwo abana kanitsoza ariko wasi ngo bonita tungutse abagasanga muvuga uyu magambo umutabuse tutazongera kubivugaho tego oya bigoye tubyanye n'amateka yanjye kuba nayibagirwa n'ibiri hafi aho kuko uretse Imana yonyine nta wundi mugabo ari bukore nk'ibyo yakoze. sheri gasuna iki gasuna reka muririmbire wenda twava muri no muto. Aha umugane tureke mansera bonete tinjira ku mabanga ya padiri. wasi urangwaza my face ibyo ni byo. Ari byose uri bakaka baby man kitwa kete man. Oh babe mukunzi turi kumwe
reka nguhe isezerano mfite ku mutima, impamvu turi kumwe nuko ari wowe Imana yaremye mu rubavu rwanjye, mukunzi nzaguhoza amarira yose warize tutaramenyana, shema ryanjye nzakurinda icyakubabaza, nzakubera imfura ndetse nkagucura. Yego, Imana yarakoze yakumpaye. Ko sinzi ko ubu buzima nari kuzabasha kubamo ntagufite. mu rukundo habamo kwihangana. Ndabizi ko ngiye kukubwira bishobora guhungabanya umubano wacu, ariko byibuza mbeho nishimye, ne gukomeza kubaho mu kinyoma. Ngo ni igiki ushaka kumbwira? Umuri, ndagukunda ariko aka kanya mfite ubwoba ko nshobora kukubura. Ni gute ushobora kubana na Nyamugabo udashobora kukugeza ku nzozi zawe, ari ukumubona mu mapantaro gusa? Ndabizi neza ko naguseka kandi guhangayika. Ni karibu. urukundo rwogeye. Ni karibu Dr. Papi, warakoze kwitabira ubutumire bwanjye. Yego rwose. Ni karibu. uburyo bwagaragaramo byerera umusore wese kubura ikintu avuga, ahubwo kubona amaso gusa. nanjye ibintu byawe byiza bidashira. Cyose kone nanjye ntabwo ibitwa ibyaha by'umwaka akomeza yasabye. Yego. Sabe, Yes? reka nigire kuryama n'akandi imishwi y'ishondana nayivangiye. Imishwi ni ibibazo. Sabe, uzi ukuntu utungumbwa ngo ugiye kuza kunsura? ahubwo guhereye umunsi ngiye kuzajya nza ntagutegereje. Ati no. None utazakora icyo kintu, cyangwa niyo mpamvu umunsi waje ugahita wenda udakomanza. Hani, ndakwinginze please ntuzakora icyo kintu. Dore ngo uragira ubwoba. Ubwo wase ubonye hehe? Shabone, nubwo nyine uri umugore wanjye, ko nubwo wishere wanjye, ariko kwinshi udakomanze ntabwo bigaragara neza. Ngo ntabwo. Dr. Ni karibu rero nimwicarira hano. Oya, Umuri, garuka wicare n'ukuri hari ibyo ukeneye kumva kandi wihangane. Unihangane? Sheri ko munebwo. Mugana amahoro? Ni amahoro, ariko uraterwa nuko uri bwakire ngiye kukubwira nyuma. Umuri, murabizi ko maze igihe mutabyara. Nta yindi wese afite ngo abanze rw'umwana.
mana yanjye mu rugo meruka ejo bundi shano ntukanyutse iby'uriya mutipe uriya mutipe ni umurezi kuko utabyumva yego sha siko mwese mutaryamanye nuko mbese iyo kiba kimugenza wese gisigaye Nani twize seriwa bize by'igiti ntabirenze sibyo Umusore bavuga ngo ndi umugore ntawe umugore ntabwo ari we wangize umugore wawe ne cyawiraka sibyo ngo mwegere sibyo ese wowe ushaka kundakaza gusa shaka ngiye wigize seriye uteye umujinya vuba maze maze muzi ko nta kibazo mufite ariko habe ukuri ni nta kibazo rwose twaragerageje cyane biranga ariko kubera ukwihangana bizashoboka siko bimeze umuringa umwe muri mwebwe ntabwo byumvikana kuki Imana itamaye urubyaro nk'abandi hoya ntabwo byumvikana kubera umuringa rekeraho kwishinza amakosa kuko ni njyewe utabyara uvuze ngo ariko wari umaze igihe ubizi ntabwo byumvikana kuki utari warabimbwiye